tubaye kaze mwese abakurikiye God's Talent TV. Uyu ni wa mwanya wanyu aho tuba dufite impano ikomeye cyane. Amazina ni Lila Gloire. Twaba tugiye kubana n'umunyempano hano ukomeye. Reka tumuhe ikaze. Urabizi ko tutajya tubahe ikaze mu buryo bwa muzike n'uburyo bwo kwivuga mu buryo busanzwe, ariko reka tubanze tubahe ikaze mu buryo bwa muzike. Yes, karibu. Chariwe impamvu yo kuririmba, haracariwe impamvu yo guhimbaza, haracariwe impamvu muri ubu buzima yatuma duhora ku gicaniro turamya, haracariwe impamvu yo kuririmba, haracariwe impamvu yo guhimbaza, haracariwe impamvu muri ubu buzima yatuma duhora ku gicaniro turamya, haracariwe impamvu yo kuririmba, haracariwe impamvu yo guhimbaza, haracariwe impamvu muri ubu buzima yatuma duhora ku gicaniro turamya. Ndakeka mwabyumvishe ko umukobwa uri hano afite impano ihebuje cyane. Reka nongere kandi bakira bivuga mu buryo burambuye. Karibu, amazina yanyu mwivuge. Murakoze, nitwa Muganwa Gentille, sengera muri Blessing Church Gisenyi. Gentille arakoze cyane. Reka twakire na pianiste. Karibu. Ego murakoze, nanjye nitwa Senga Napoleon, sengera muri zone Fiampo Karongi Mandamwisha. Yes, Napoleon arakoze cyane. Barakoze cyane. Reka twongere tugaruke kandi tuganira na Gentille. Gentille, ikibazo cya mbere ndamufitiye, watangiye ryari kumenya ko ufite impano yo kuririmba? Murakoze, ubundi njye natangiye kuririmba ntabwo ni kera nkiri mutoya, ariko byari nk'ubwana. Ndakomeza ndaririmba kugeza wenda nko muri 2010 ngo natangiye kuririmba nyine nzi ibyo ndimo nyine. Ubundi byari nk'ubwana, ariko natangiye kuririmba kera. None ndashaka kumenya neza exactly umwaka cyangwa wenda igihe wamenye ko ufite impano. Murakoze, ubundi nka 2010 nibwo natangiye kuririmba nyine ibintu wenda naririmbira imbere y'abantu nyine. Ubundi mbere byari nko mu gakora k'abana nk'iby'abana nyine nta kibazo, ariko 2010 ntabwo byatangiye. Yes, Gentille arakoze cyane. 2010 nibwo yamenye ko afite impano. Se Gentille, ugira n'impano yo guhimba, yo kwandika indirimbo zawe? Murakoze, ntabwo navuga ngo nandika indirimbo zanjye giti cyanjye, ariko mba muri korali rero iyo korali niyo nandikira, ariko wenda tuba dufatanyije n'abandi bakeya, ariko nanjye ubwanjye nayikora. Yes, mwabyumvishije. Reka twongere za ndirimbo za ya mbere, ari indirimbo yo kumwakira. Reka twongere kandi tumwakire n'izindi ndirimbo aturirimbire. Karibu. Ndi mu buntu bwawe sinkekeranya, urukundo rwawe rumara imbeho, imbabazi zawe zinjyanaho, wanyujuje ishimwe n'umunezero, ndi mu buntu bwawe sinkekeranya, urukundo rwawe rumara imbeho, imbabazi zawe zinjyanaho,
ngufitiye ubugingo bwanjye ndagushima Yesu kuzi nico ndiko ndavuga nico ndiko ndavuga nico ndiko ndavuga. Ndakeka mwabyumvishe ko Gentil afite impano ihebuje cyane. Reka twongeye kandi n'indirimbo ya kabiri. Karibu Gentil. Nari mu bwishimo kabije Yesu aramurikira nari mu mwanda uteye isoni Yesu ankuramo nari dushenguye umwuma Yesu araza ati ngwino mwana nkunda nkurure nari mu bwishimo kabije Yesu aramurikira nari mu mwanda uteye isoni Yesu ankuramo nari dushenguye umwuma Yesu araza ati ngwino mwana nkunda nkurure yikoreye umusa raburemereye cyane yambitswe ikamba mahwa kubw'ibyaha byanjye yakubiswe inkoni aterwa icumu Yesu we yambitswe ikamba mahwa kubw'ibyaha byanjye yakubiswe inkoni aterwa icumu Yesu we nari mu bwishimo kabije Yesu aramurikira nari mu mwanda uteye isoni Yesu ankuramo nari dushenguye umwuma Yesu araza ati ngwino mwana nkunda nkurure nari mu bwishimo kabije Yesu aramurikira nari mu mwanda uteye isoni Yesu ankuramo nari dushenguye umwuma Yesu araza ati ngwino mwana nkunda nkurure. Mwabyumvishe Gentil arakoze cyane. Reka twongeye tuganire na Gentil kandi Gentil ese ni ikihe kintu kuririmba bigufasha mu buzima bwawe n'icyo bifasha sosiyete ubayemo? Murakoze cyane. Urebye kuririmba ni ibintu nkunda cyane uretse no kwanga ibintu nkunda numva ari ni impano nahawe n'Imana. Kuririmba ni ibintu numva by'ingenzi mu buzima bwanjye kuko iyo nishimye cyane ndaririmba ntanababara nkaririmba nyine nkumva bingarura umunezero. None bifasha iki sosiyete ubayemo si yo kite cya sosiyete ubayemo byo bigufasha iki bifasha iki? Murakoze cyane ko wenda ngenda numva wenda nk'umuntu akambwira ngo warakoze wararirimbye nari mfite ikibazo nari mfite agahinda numva ndishimye numva ngarura ibyishimo ntabwo ari ibintu wenda byo gupfa kuvuga byarabaye umuntu akahaguka wararimbye ejo bundi nari mfite ikintu cy'intimba mutima wanjye mva kirashize abandi bakambwira ati waririmbye numva nongewe imbaraga. Ibyo rero bifasha abantu muri rusange kugenda numva feedback menshi mbwira ngo wakoze wagize gutya waririmbye bituma ndafashwa
ndafashwa, ibyo rero bikantera imbaraga nkumva ko ari ikintu cyanjye, nkumva ntabwo ari ibintu byo gushakisha. Gentil arakoze cyane. Ikindi kibazo nshaka kubaza, inkomoko ya muziki yawe, inkomoko y'impano yawe, naho kuri inspiration zo kurimba? Urebye wenda icya mbere ni uko ari impano Imana yampaye, icyo Imana yandemeye kuyiririmbira, kuyiramya no kuyihimbaza. Ubona ari Imana yakuremeye? Icyo Imana yandemeye cyane kurusha ibindi byose. Rero icyo ni cyo cya mbere, ni uko ari cyo Imana yandemeye kandi ngiyumvamo, numva ko ari cyo kuko Imana yandemeye. Ikindi nkomoko navuga ngo ni iby'umuryango cyane, kuko papa wanjye umbyara araririmba, nubwo wenda atakirimba cyane ariko kera yararimbaga cyane, ku buryo n'abantu duhura babanye kera akavuga ngo wowe ntabwo waririmba ngo ugeze aha papa wawe. Urumva nyine nabikuye kuri ariko ubundi ni impano y'umuryango. Ikindi kibazo wenda nshaka kubaza, ni iyihe innovation cyangwa ni iyihe vision ufite ku mpano yawe? Uri umuririmbyi unaririmba rero nabyumvishije, ariko ni iyihe vision ufite impano yawe mu gihe kizaza? Kuririmba ni ibintu wenda mpora ntekereza buri munsi, ni ikintu kimbamo. N'iyo ntekereje mbese ejo hanjye hazaza, ni icyo kintu kitakiza cyane. Ubwo vision yanjye ni ukuzaririmba, kandi nkumva nishimiye kuzaririmbira ahantu hakomeye, ahantu hari masse y'abantu benshi bakomeye, kandi nkumva ko nyine nzabishobora hamwe n'Imana, kuko niyo dushoboza, ntacyo twabishoboza. Hamwe n'Imana nkumva naririmba, nkumva nzaririmba, ndabyiyumvamo nzaririmbira ahantu hari abantu benshi. Gentil arakoze cyane, mwabyumvishe kandi n'ibyo avuze turabimwifuriza, kandi bitewe n'impano afite ndumva ibyo byose azahagera, kandi azagera ahantu kure kuko afite impano ihebuje cyane. Reka twongere tumuhe akandi kanya aririmbe. Gentil, mwanya wawe ugiye turirimbe izindi ndirimbo. Ndakwingize Mana yanjye, unyigishe gukora ibyo ushaka, umwuka wawe mwiza anyobore mu gihugu cy'ikibaya. Ndakwingize Mana yanjye, unyigishe gukora ibyo ushaka, umwuka wawe mwiza anyobore mu gihugu cy'ikibaya. Umwuka wawe mwiza anyobore mu gihugu cy'ikibaya, anyobore mu gihugu cy'ikibaya, anyobore mu gihugu cy'ikibaya, anyobore mu gihugu cy'ikibaya. Mana ndaje imbere yawe, ntacyo nzanye uretse umutima umenetse, nasobanukiwe yuko ari wowe wishimira, nyakira. Mana ndaje imbere yawe, ntacyo nzanye uretse umutima umenetse, nasobanukiwe yuko ari wowe wishimira, nyakira, nyakira. Nabyumvishije ufite impano, kandi impano nziza, uri umuririmbyi nawe wabyumvishe uririmba neza cyane. Ese ujya ugambira mu buzima bwawe ko waba umuhanzi ku giti cyawe? Gentil, murakoze. Kuririmba indirimbo zawe ku giti cyawe nabyo ni byiza, kuririmbira muri timu ni byiza, ariko ndabikunda nabyo, Imana nibishaka nabyo nzabikora, kuririmba njye ku giti cyanjye, ubwo nyine bizaterwa, ariko nzabikora. Gentil arakoze cyane, ariko ndabikwifuriza ko nawe niba ufite ijwi ryiza pe. Wenda ikindi kibazo,
hari igihe abantu bajya bagera igihe wenda cyo gushaka ugasanga bibaye ngombwa bitewe n'uko ashatse ibintu bya muzika bivuyemo kandi yari afite impano. Ese wowe uba wumva hari ikintu cyagushyiraho imbogamizi ku mpano yawe cyatuma urekera kuririmba? Njye uko mbitekereza n'uko mpora mbyifuza buri gihe, ntabwo nifuza wenda guhagarara wenda mu kuririmba ngo kubera ko nashatswe, ntabwo mbyifuza. Bishobora kuba ariko ni gake, biha purusa nkeya cyane. Mba numva wenda biterwa n'umwashakanye wenda abishyigikiye cyangwa utabishyigikiye, ariko uko bisa kose ndabizi yuko njyewe Imana yanteganyije kuririmba ibihe byose, njye nzaba ngifite imbaraga nzaririmba rwose. Niko mbitekereza njyewe. Ugeze ku gupfa cyane rwose. Byaterakoze cyane. Ikindi kibazo wenda mbere ko najya kumuha umwanya, hari indi mpano ugira nyuma yo kuba uri umuririmbyi? Hari indi mpano ugira impano ijyanye itari ukuririmba, wenda indi mpano ku ruhande mu buryo butari ubwa muzika? impano ndumva ari ukuririmba no gusenga gusa, nta bindi. Urakoze cyane. Ese uzi kuririmba? Hari ikindi gicurangisho wenda cya muzike waba ujya ukoresha cyangwa waba ugerageza gucurangaho? Aya ntabwo navuga ngo ndabizi gucuranga nyine gusa nibwo ngitangira kwiga. Kwiga iki? Piano. Piano. Urakoze cyane. Janté, ndakeka mwabyumvishije. Reka twongere kandi tumuhe ikaze n'indi ndirimbo ya nyuma dusoza. Janté, karibu mwene wawe. Ugushikamijeho umutima azaba amahoro masa, kuko yakwiringiye, kuko yaguhanze amaso, kuko yakugize uwa mbere mu buzima. Ugushikamijeho umutima Yesu azaba amahoro masa, kuko yakwiringiye, kuko yaguhanze amaso, kuko yakugize uwa mbere mu buzima. Ugushikamije umutima Yesu azaba amahoro masa, kuko yakwiringiye, kuko yaguhanze amaso, kuko yakugize uwa mbere mu buzima. Niwiringire Uwiteka Imana azakuyobora mu nzira zawe, azakurinda amajya, azakurinda amaza, ibirenge byawe bizashikama. Niwiringire Uwiteka Imana azakuyobora mu nzira zawe, azakurinda amajya, azakurinda amaza, ibirenge byawe bizashikama. Ntuzanyeganyezwa, 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 umwiringiye. Ntuzanyeganyezwa, 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 umwiringiye. Janté, harakoze cyane. Wenda ikindi kibazo cya nyuma dusoza, ni cyo kintu wabwira ku Kigali Talent TV cyane cyane abakobwa bafite impano ariko bakaba bitinya? Janté, murakoze cyane. Ikintu nababwira abakobwa bafite impano, bagomba kuzikoresha, kuko ntabwo bikwiriye yuko impano ipfiramo, kandi uyifite ugomba kwigaragaza uko yaba iri kose. Imana yaduhaye impano ngo tuzikoreshe, nitutazikoresha ni urubanza. Rero ufite impano wese ayikoreshe, kandi ntabwo ibintu biza ugitangira. Ntibacike intege, bakomeze bashyiremo imbaraga, bizageraho bibe byiza cyane. Janté, harakoze. Wenda kandi n'ubundi kanyuma nshaka ndagira ngo ubwire abakurikiye God's Talent TV aho bari hose, ugira icyo babwira. Icyo nababwira abantu bose bakurikiye God's Talent TV ni kuyiyoboka ndetse no kuyikurikirana cyane. Icyo
tunabashimira mwe mugenda mututumira twebwe wenda abafite impano ariko tutazigaragariza abantu nyine hamaze cyane, mukabasha kutubaza ibibazo tugasubiza, bituma dutinyuka. Turabashimira cyane kandi mukomereza. Arakoze cyane Gentille wakoze kubana natwe barakomeza. Pianiste nawe ndagushimiye cyane wakoze. Imana yamugisha cyane. Ndabashimiye mwese bari bakurikiye Gaz Talent TV mu byinshi ko dufite impano cyane. Nyine comment zanyu kandi ikindi ntimwibagirwe gukora subscribe. Ciao, murakoze cyane.